amatwi radio yanyu radio Ijwi Babwire ivugira ku murongo wa FM Mutabaza Amasengesho uri saa 8:59 hafi gatoya ku isaha y'agakiza muri studio muri kumwe nanjye ya Omar Muyomba. Muri urukerera habaye impanuka ikomeye ubwo polisi yari ikurikiranye imodoka yo mu bwoko bwa Munyangire akimara gusohoka muri autoroute yerekeza ku muhanda witwa Mazimwe. Umushoferi Matiku yahise arimbuka ako kanya. Babiri muri iyo modoka bakomeretse bikabije ubu bari mu bitaro Nzihorera. Polisi y'igihugu ikabikomeye kubacungira umutekano aho barwariye ndetse dutangarije twe abanyamakuru ko abo bagabo basanga n'udupapuro bari bitwaje umugambi wabo ukaba gukora kampanye mu mujyi umwe witwa Rurembo kugira ngo ushyiramo akaduruvayo kitwa Wandebera ko ndinde. Inama y'umutekano yateranye kuri iki munsi iyoboye na Mwuka Muziranenge Yesu Kristo na Data wa twese ntibabonetse ku bw'indi mirimo yihutirwa. Muri iyo nama harimo rukundo, munezero, mahoro, kwihangana. Abari mu nama barangiye bafashe ibyemezo bikurikira: cyambere gutahiriza umugozi umwe ari inkingi y'umwe n'ubufatanye, icya kabiri kudakwirakwiza inkuru z'impuha, icya gatatu inshuro imwe byibuze mu gihembwe abagize umudugudu w'umurembo kwiriza ubusa no gusengera mu bibazo byihariye uwo mudugudu, icya kane gukomeza ubumwe ku batuye uwo mudugudu. Inkuru tugezeho mu kanya nuko umwiherero Data wa twese n'umwana urangiye bashyize umukono wabo ku mfashanyo izaba umudugudu w'Ururembo bakazamanukirwa n'imbaraga y'Umwuka Wera, bityo muri uwo mudugudu hakazubakwamo umunara muremure uzahabwa izina Ururembo Adventiste du 7e jour. Reka turangiriza amakuru yacu ku rubuga rw'imikino turagezwaho na Wise Man King uri ukurikirana hafi umukino ukomeye hagati yo ekipe iyobowe na kapiteni Rukundo na kapiteni Rwango. Hello, uranyumva neza munyamakuru wacu? Hello, ndakumva neza Omar Muyomba. Ubu tugeze ku munota wa 45 ibitego. Igitego no rekada biranze. Umunyezamu kwihangana avanye igitego cyari cyabazwe. Uyu mukinnyi Matiku ntiyoroshye rwose. Yari yibye umugona aba defense y'ikipe ya Bugingo buhoraho yarabatsinze. Nkuko nabibabwiraga igitego n'ubusa ku busa. Amatiku ahereje umupira kwiyoberanya. Arabarazamutse acenze Rukundo. Matiku arahagobotse umupira uzamukanye. Umupira muremure rwose yawuhaye Bugingo buhoraho bamukize hasi. Umusifuzi arabivuga iki? Dutegereze penalty. Umusifuzi ndabona atanze penalty ku munota wa 90. Ndabona coach Yesu Kristo sinzi icyo ariho avugana na coach Rusufu. Reka dutegereze icyo ino penalty iri bubyare. Ni bigiye kuyitera kandi tegereze ntago ndi kubona izina, ntago ndi kuribona neza. Kazutegereza amakamera. Gukiranuka ni bigiye gutera penalty. Arazamutse yifashe neza cyane. Arazamutse igitego. Igitego cya kugira gukiranuka atsinze igitego kiza cyane. Wise man. Igitego murumva k'ikipe ya Yesu Kristo itanye intsinzi. Urakoze Wise Man King nguko byari byifashe. Nawe urakoze. Wongere ku maradiyo yanyu ejo nk'iki gihe. Ciao.